umuzungu agakenasha se kuko buri umuntu wambyaye we buriya umuntu wambyaye we buriya we yibaza iki shako ntabwo abizi 67 ashobora kuba ntiyabura nabo tu yamasano se yo kwa badata bura ntiyabura imiryango ko atazi ko yanavutse ataranabimenye uzi ko mama wanjye ari icyagi undi yarabyaraga bakabatumaho ngo navutse bakaza kumfata sogokura akaza kundeba kuko yarabyaraga gusa ntiyareraga nuko twabayeho mu buzima bisanzwe guhinga kora imirimo y'ubujaridiniye nibyo ngibyo namenye amahirwe nagize yo kwiga ntayo nari kwiga gute se ubwo naragiraga inka Kumata periti bisobanuye ngo iki? Biravuga ngo nitwa nde. Ikindi bavugaga? Rabayise. Ngwino. Niko bisobanuye. Nje niko ntekereza. Icyongereza cyo uzi ni ikihe? Icyongereza good morning abari you. Uti? Good morning abari you. Bisobanuye? Bisobanura amakuru yawe. Waramutse gute? Waramutse ute wiri ute? Ubwo icyongereza ni icyo. Ngewe gutya ndi umuzungu samburusha nari ndi mu cyiciro cya mbere none ubu ngeze mu cyiciro cya kabiri bansizemo ubu ndi gushima Imana ko Imana yankuye mu icyo cyiciro cya mbere kanshyira mu cya kabiri Imana ihabwe icyubahiro. Tubahaye ikaze kuri Tage TV. Uyu munsi twasuye umusaza wabyawe n'umuzungu yabaye ubuzima bugoranye bukomeye cyane. Murabizi abazungu nyine intambara shikara murayibuka yabaye muri Kongo muri 67 I think umwe muri abasirikare barwanaga muri Kongo rero uyu munsi yabyaye umwana mu Rwanda ariko ntabwo abayeho neza mu byukuri ntabwo nakubeshya. Twamusuye no musaza w'imyaka 55 anga rero turi ni mu rugo iwe tugiye kumuganiriza byinshi cyane. Ubwo ngubwo ni kuri Tage TV, kora subscribe na share ndetse na comment ugire ubutumwa umuha katumuganirize hanyuma turazogaruka mu kanya gatoya. Ongera utwibwire muretse Kazungu ubundi amazina yawe nayahe? Ubundi banyita Kazungu ko sicyo zina ryanjye nitwa Mutoza yaso. Wavutse ryari? Wavutse gute? 67 niko bambwira nyine mama wacu kariho navutse. Icyo gihe hari hehe? Wari utuye hehe? Nari ntuye hano. Mwari iwanyu wari utuye hano? Nari ndi kwa navutse banzana nduruhinja hano kwa sogokuru nahangaha aha mu Nsanze. Hanyuma uvuka ku mugabo w'umuzungu ariko mama wanjye yari ikiragi ntiyavugaga yarabyaraga akajugunya aho ngaho bakaza gutuma babwira sogokuru ko umukobwa we yabyaye bakaza gufata uruhinja. Ubwo sogokuru wawe niwe wakureze mu yandi magambo? Wandeze wenyine na mama wacu. Nta kanunu k'umuzungu wakubyaye? Nta konzi rwose nanjye ahubwo nibyo binambabaza nkavuga ntise ni igiti cyambyaye ni iki ko shakisha uwaba warambyaye nkamubura. Ubwo biba bimeze gute? Nyine bambwira ngo umuzungu wakennye kwa kundi nyine uri kumwe n'abantu nyine wasanze uri mu bandi usa gutyo bikambabaza nyine nkavuga nta kundi nabyakira gutya Imana yabishatse. Mama wanjye yari umuntu ugira isuku, yari umuntu bamukunda cyane nkuko bajyana umurage yansigiye kuko nawe baramukundaga cyane abantu bose. Nawe se abagore baragukunda? Abagore barankunda ariko njye sinambemera. Kubera njyewe nahisemo ni mama w'Imana ntabwo nakwemera abandi wowe? Oya ndakijijwe.
namaze kwihana njya mu itorero ndashyingirwa Imana inkorera ubukwe barya barasigaza. ubu ngubu abagore bo bandi wapi ndishobora ntago ushobora. None se ubundi mama wawe yahuriraga nawe bazungu ko mbona mutuye no mu cyaro mudatuye na hafi y'umupaka? Yarigenderaga akajya muri Kongo akajya kwiberayo, yari umuntu wikundira akayoga akajya mu mabara. Umuntu ugezweho ufite wambaraga ufite amatayi umeze neza nka babandi ubona nyine bagira amasuku. Umuntu wagiye mu bazungu babiri rero nawe ndi yari yoroshye urabyumva. Dusubira inyuma gatoya uri gukura wewe wisanga uri umuzungu ahangaha ndabona ni mu giturage uretse abakureze bone sogokuru wawe na nyoko wanyu abandi bo ku ruhande abo ku ruhande bo babivugaga ikibono ku ruhande nyine barambonaga bakavuga ngo ni umuzungu wakennye ngo wabuze icyayi n'ibyo nyine by'umucunaguzo nawe urabyumva. wowe wiyumvaga gute iyo bakubwiraga ko uri umuzungu wakennye? nta byakiraga gutyo nk'abantu nuko Imana yabishatse, ariko nyine nkagira ikibazo nyine kuko nabonaga ari ngombwa ko burya iyo usanze abantu bakakuvuga uko bitari nyine kandi Imana yo yakuremye ari ifite impamvu, nahitaga mbyakira uko nabisanze n'isura yanjye. Nuko rero turakomeje urakuze. Ndakuze nshinze urugo, mama wanjye amaze kumbyara amaze gukura naragiraga inka za sogokuru. Kubera iki wari waragiye kuragira inka za sogokuru wawe? Nagiraga ngo mbona ubuhake bwo kugira ngo aho nzabona akabanza, kuko hari igihe babonaga isura yanjye hingiye bashaka kuba ati nzajya mu bazungu gusaba y'umunani, ariko kuba ko navutse nsanga ariko ari mu babyeyi nyine banyakiriye ndavuga nteka nshaka ubuhake nkorere mama wacu azabashe kumpereza umunani. Ibyo ngibyo se begeze babikubwiraho mu buzima bwawe wenda bagutoteza bakubwira bati wowe uzajya gushaka abazungu bene wanyu, cyangwa niwe wibwirije uravuga ngo reka njye gushaka ubuhake kugira ngo wenda byagenze gute? Tubwire neza byinjijemo. Impamvu nakundaga kubyakira nuko nyogokuru wanjye ubyara mama ariwe wari udufite na mama wacu, nkavuga ndi burya mbaye ikirara nkajya mu mujyi nkagenda ndaruka ntago nazabona isamba ya sogokuru ngo bazayimpeho, kuko umwana wananiranye utumvira ababyeyi ntago abona agasambu bamuha. Ubwo niyumvisha ubwenge bwo kuvuga ngo reka nce bugufi, nimba bantumye kuragira ngende ndagire, bantumye kwahira nahire, nimba bantumye guhinga mbinge, kugeza ubwo bazampereza aho nshyira inzu mbaye nkuze. Ubwo nca bugufi babona rwose ndi umwana wumvira nta n'ikibazo gihari, bampereza nyine umunani. Ubwo ni gutya nyine usanze ndi hano ku isambu ya sogokuru. Ubu niho mba, ariko mu buzima bwanjye bwose busanzwe ni uko nyine nta mibereho yindi mba mfite, niyo gushakisha n'amaboko. Noneho mama wanjye amaze gupfa ndavuga nese ko mama wanjye ariwe narebaga kandi ariwe nari mfite akaba apfuye, tuzatuva kwa bicya tuze twitekere. Sa nkaho nyine umuntu w'umugabo urya afata icyemezo, ndavuga nibyo byose ndakuze. Imyaka wari ufite wayibuka? Nibuka ko nari mfite imyaka 25 niyo nari mfite icyo gihe. Ufata icyemezo uvuga ngo reka nshaka umugore. Icyo gihe ndagifata mbona mama wanjye maze kwitaba Imana, ndababara ndavuga nta kundi reka nshakisha ukuntu mfasha umufasha. Ubwo nafashe uyu nyine ndamubwana, ariko ko numva ngo ukunda turanaturanye haruguru ni hariya nanjye ni hano. Ubwo wabona hano haruguru? Ubwo nawe rero yakuze abona umuzungu we abanza no kuntinya kugira ngo anyemere, aravuga ati reka ntago napfa kuko ntabyo bazungu ndiho, dasinzi ko napfa kwakira tudahuza isura, ariko ndavuga nti ntacyo ko nagukunze nshobora kuba nkwiyumvamo ngomba kugutwara. Ndamuzana nyine turasezerana, tubana gutyo mu miguruko nyine y'imibereho, shakisha guhoma
genda nshakisha nyine nawe urabyumva wigeze kutubwira ko wacukuraga imisarani nacukuye imisarani mu mujyi metero 15 nkazigeramo icyo gihe ngifite urutege mvuye mu babikira nza guhuramo n'uburwayi bwo kugwa amakaziyo nkayazana bakambereza amafaranga icyo gihe kazi umuntu ayikoraga 100 ukavana ikazi y'Kamembe mu mujyi ukayigeza ngaha ku 100 ku 100 kandi ufite umugore ugomba kwitaho no kwitaho n'abana icyo gihe warabyaye nari narabyaye mfite mbyaye 2 ubwo nk'abagaho gute ngira ukuntu 100 wakoreraga ryabashaga gutunga umugore n'abana nyine umuntu burya hari igihe abona ubuzima bumunaniye agatoroka naramuzanye ubuzima bundiye nkatoroka nkajya i Kigali nkamutara yarabazwe 5 nkamutana mu byuma nyine kubera ko nta nkweto nagiraga nagendaga numva mu mutwe bihindutse nyine bambwira ati muzungu wakennye muzungu uzi icyayi ubwo nyine nta n'inkweto nagiraga yewe ugahita uvuga uti reka nigire i Kigali nigeze yo yikuraga nigeze njyayo ntanahazi mfa kugenda sinzi umugira neza w'umunyu ukora ku modoka wambonye arambwira ati nose ko ushi Kigali kandi ubuzima bw'i Kigali bugoye ubu hano ubonye ariho makirirari ndavuga ni njyewe ubuzima bwarandiye n'ubundi nta gupfa kurutuku reka nzi Kigali ndebe ko ruzamuna akazi ko gukora ko mu rugo nibura nimbona imibereho umuntu avuga ati ngereyo kugira ngo uburi ngiye kuguhereza itike usubire icyangugu kuko nge sinabyemera ko upfira i Kigali yafashe itike arongera aranyohereza angeza ingaruka ngera hano sanga uyu ari guhinga abazwa apfutse gutya umuntu nyine tubaho gutyo mu miguruko babazwe 5 kandi n'ubu baracyadeye ntugiye ngo yararekeye aho kugeza ubu aracyakora amafaranga kugeza ubu nuko ibyo ngibyo byari ibyo kwikorera no kwisuma noneho wacukura wategaga ifuku nategaga ifuku mu murima ya sogokuru nkagenda baziga bancaho imigani abagenzi kuko babona ngo ku muhanda bakava ngo umuzungu wakennye ngo nari gucukura ngo ifuku ngo ari kuyikurikirana mu cyari akayivomera ikazamuka baravuga ngo kuroba ifuku ngayisukamwe amazi kaza kugira ngo mbone ukuntu nyirya nanjye mbone ukuntu mererwa ifuku iranaryoha muyobo iraryoha ifuku iraryoha narayiriye pe nta kibi cy'ifuku wabaga se wayiryaga se kubera iki wabaga washonje byabaga byagenze gute kugira ngo urye ifuku nta kibi cyayo nayiryaga nyine mvuga ko ari akanyama niboneye nyine ukagenda ukazanira umugore n'abana muti muryeho njye naryagaho yo ntiyaziryaga ariko njye narayiriye abantu bati noneho iby'abazungu ndavuga ati iby'abazungu nta bamenya dore kurya n'ifuku bari kurya n'ifuku byose nararyaga tu ifuku yo wayitegeraga ngahe icyo gihe ifuku yari senkani noneho wagira imana wabona nk'icumi se nazigezaga kuko nabona nk'ebyiri nyine nkazisusura ukazirya cyane nta n'igisebo kirimo cyazo zirya ibijumba zirya imyumbati ifuku igira isosi y'agapaka kavamo ibishashara ukagateka nkakarya banakwishyuye banyishyuye ninjye nayitegaga mu kwa hangaha mu 8 bampaye kayikuramo basi nuko ibyifuko nabyo uza kubivamo mfajya guhomera amazu y'abantu ngapatana nkagenda nkajya gupatana inzu ku munsi nkavuga nti inzu ikure nk'ibihumbi 10 muyempe nyihome bakavata ariko so umuntu w'umuzungu koko ubu yahomye inzu akazayimara umuntu umwe habwa ni ngenda yihoma dano se nabigenza gute ubusure ewe ntago Kigali mbushaka umuntu ugufasha habwa ni ngiye rero murayimpa ndayihamba ariko nzayirangiza ndayihoma bakabona ndayirangije ugahoma inzu yose wenyine ngiye nyine gutyo ubwo niba warutangiye gushyika ku bihumbi 10 ubuzima bwarutangiye kuza gake kubera n'imibereho nari naraciyemo nyine ntavuga nti buriya ariko mu kizero
uyu nguyu agasenga Imana kambwa ngo yabonye ngo ndi mu gihugu cy'abazungu. Uyu rero yabimbwira avuga ntewe izo ndoto zawe izo nzozi zawe ntabwo nazumva, ni kuko urumbwira ngo ubonye inshuro ebyiri turi mu bihugu by'abazungu, abantu batamenye kuva kera n'ubu busaza tugezemo dufite abuzukuru, ibintu uvuga bizashoboka. Reka tubanza nawe uba wavangiwe. Ubuse ntihari aho ujya ujya bakakubwira ati ubu ngubu uyu nguyu nta kinyarwanda yabaze? Nge ari akenshi iyo bambona gukennye igihe bavuga ngo se kuki ngo nzi ikinyarwanda ndi umuzungu, kandi nge ndi umunyarwanda, ariko nubwo navutse ariko ndi umunyarwanda nk'abandi, niho navukiye, ntabwo nigeze niga icyongereza, niga igifaransa. Ubu nta rurimi na rumwe rw'abazunguzi? Reka ntarwo, habe namba, ikinyarwanda cyonyine, habe namba. Ubu iyo abantu bavuga icyongereza ubu bareba gutyo gusa? Numva ari gusa namye ari igiki bari kuvuga. Cyakora bonjour, comment ça va, comment te père-tu, je m'appelle mutoteza, ibyo ndabyumva kuko umuntu ambwiye ngo bakambaza mu izina ryanjye nta gusubiza. Bakakubaza nka gute? Ngo je m'appelle mutoteza, bari kumbaza ngo se nitwa nde, nanjye nkabwa nitwa Mutuza yasi. Ibyo urambwira nibyo niko bavuga. Nicyo Gifaransa uzi nta nicyo nzi, bambwira ngo rabaisi, ubwo bari kumbwira ngo ngwino, sinzi ntakane kajambo uzi? Ntako muyabona uko bimeze, nuko nabayeho. Utangira gukora ku 10,000 za 5 kabisa, za 5 kuyikoraho rero numvaga ari Imana imbonekeye. Ahubwo noneho ndarya, none turarya inyama itarifu kabisa, none ndajya gushakisha akanyama kakandi gacishije make kagura make, nkagenda nkakazana kabwira wanjye nti ngaho ntekera, noneho naronse basaga karanganya nyine kampereza. Ibyo byo guhoma rero waje kubivamo kuko ntago ariho nagusanze, ntago ariko kazi uriko ubu ngubu. Uvuye mu byo guhoma wahise ujya gukora? Nagiye mvuye mu byo guhoma, nagiye kwasa ibishyitsi mu mashyamba, mfata ishoka vuga nti ubuzima ko buri kwanga, kabona binanije n'imibereho, reka njye kwishaka ibishyitsi nze mbigurisha mu maresitora. Nagiye mfata ishoka, Imana ibimperaho n'umugisha, najyana nko muba bakampa nk'amafaranga 500, kumva ndishimye, avuga ne Imana icira inzira, najyayo 3 cyangwa 4, kaba mbonye nk'ibihumbi 2, kavuga ni Imana ishimwe, igabo none ryabone, kaza mbwira ngo ntima noneho none turarya neza tu. Ubwo nyine nkamushyikiriza, dore ko nabayeho ntamurira nabi, sinigeze mu inzoga, sinigeze mu itabi, Imana yamfashije. Ubu naguze ikintu cyitwa inzoga kareka kuva naba mu buzima bwanjye ntabyo nigeze, ngira amahirwe ibyo mbivamo, ibyo byo gutwara ibishyitsi nabyo bivamo, bingirira ishyari, bangira ishyari nabo bajya kubishaka. Babonye mvifitemo umugisha nabo bajya kubishaka, babishatse navani umugisha bari kubyigana bose bariho bagereka mbyihorere, nanjye shaka ndi mayeri. Bo njya mu magara yangaye, njya kudoda amagara, ragenda ndoda ibase yamenetse, kazanye. Wazikuraga izo base? Ibase yagendaga mu baturage n'imbabura, kagena mfata imbabura, ugenda ubabaza uti nta base nta kigudu cyamenetse, kagena ndi umuzungu, kagenda ku muhanda kadoda nkababwaye se yabase yaravuye, tireka n'ukuri kose da byabaye mahwande. Icyo gihe nkayifagitira inote y'100 senkani, ubwo mbaho gutyo, ariko wabona umuzungu agenda tuta amakaro ku mutima, ngiye nkabyitegereza umunyamakuru nk'uko twanabonanye, kavuga ariko koko nzagenda ndoda amagaro umuzungu koko, reka mbe mbyihoreye nshakisha andi mayeri, ibyo mbivamo. Avuga ariko ko nize kubabikira ku misa, hazaza mesa nkashakisha mu bakire, nkagenda mbaza ntaho bashaka ko bamesera. Ibyo ubwo ngubwo ibyo kudoda amabidora bivuye urabireka? Ndabireka. Navuga utereka njye kumesa? Njye kumesa, nze mbabwira imibereho yanjye, bampereze mbone icyo ngaburira abana. Uyu rero nawe
kabona nawe kuba urugo wenyine bimugora kavuga ntangiye kanirwarize naye nshakishe nawe duhurize hamwe nibura byamufasha kwizera ko tugomba kuzaba abana habaye mu gihe gikomeye kigoye urabona twarahingaga tukihinga nta kintu tukura hano baba hamari igisambu kitagira n'icyo cyakurengera ubwo yahinga kihinga ukajya kudeya kugira ngo tubone icyo turya tugahuriza nanjye simurire nabi ubwo nkaza ngenda ngira mesa umpaye 1000 umpaye 500 nanjye nkazana nkamushyikiriza tukarya niyo mibereho yanjye ubwo noneho ubu ngubu se urakomeza uragenda uramesa mpaka kugeza gutyo mpaka ugeze ku gipangu bahise bakubwira ngo guma ahangaha nkubwire rero burya nakomeje kumesa ndana nabigumana sinigeze ncogora ndamesa kuko nabikuye mu kibikira nzi kumesa ndamesa ubwo nkagikamembe sinzi ukuntu Imana yangiriye neza kubitana n'abahungu hariya ikamembe bari kwiga imyuga yo gushushanya narigeze mpagera ariko ntazi icyo bakora ubwo nabibonaga nk'uko harabiridirisha cyamenye icyo bisobanura nabonaga nyari ibintu by'umutako ariko ntamenye icyo bisobanura kabivuga ntari kubabwira bari ikintu Imana yabiri gushaka nkumva ijwi rimbwa ngo babwira ariko babwiye bagoye nk'akazi ko kumeza ariko ufite n'Imana yo kubonekera ubwo ndagenda ndahagera maze kwajya abahungu barambwira ati muzungu bite amakuru nti ni meza nese mukora icyaha barambwira ati cyakora twebwe turaha ariko turashushanya nimba wumva gushaka kubyifuza kutubaza nicyo tugusobanurira bamaze kunyakira barambwira ati wegenda udufurire iki kiringiti udufurire n'ishuka none nta mazi dufite hano twari tuguhaye akazi ariko nta mazi dufite nibase turayifite n'imwe ubwo urirwariza mbega ugende mu kadasomwa watira wamesera kwibuye ubwo n'uburenganzira bwawe baterwa n'ukuzigu gukora deburiyari zawe naragiye ndirukanka njya mu kadasomwa shakisha ibase umuntu nasanze ari kumesa nabwo nyaboneka ukoreye Imana wama kwibasa tudore ufite ebyiri ukoreye Imana yazaguhemba ingorane zawazicyura singomwe ngo wishyure nanjye ntabwo nzayo bambemba ariko ukoreye umugisha nkuko ngusaze mu mugezi wamakwiyobasha ndahe ageze guhurika nigeze mvuna ati fati basemo hariya nawe igusaidiye nurangiza uzamuke naramishe ndangije sima nahinze ko bampa 500 noneho basaga bangaye rero mbageze ngiye kubona mbona bankoreye umugisha bampaye 3000 yo nabyo kubonekewe ndavuga nti ubwo no bwa mbere ari ukoze ku mafaranga 3000 uyakoreye kugufura ndavuga ni mbega Imana mbega ntonda ryakanyama yewe ndakagura kuko ndakacyuye ngo numufasha karyewe nabampemutse nuko nagize gutya bamaze kuyampa ndagenda ngura kanyama nzanira mamayi bwa ntitore inshuro naciye niyingiye ariko barambwira twegenda tuzagutuma tuguha akazi ariko ngaze numva mu rwanjye ruhande ni nka burage burya umuntu kubwiye ikintu kugira ngo uko ni burage agakwemera nzapfa kwemera ko navuga se akazi zakashobora kazi bamba nakaye ko nza numve bingoye mu buzima kumva amavunane ahantu hose no handya burakazi bazamba nakaye ko gushushanya sinabishobora ibintu bazanshyamo sinamenye ibyo ngora bazamba kaye kazi ni nacyo reka ngenda niryo banga bambwa ati nomero za telefone ndazibahaye maze kuzibaha nuko ngiye kumva numva barampamagaye hari nimugora mvuye kame mvuye kumesera ahandi barambwa ati kazu musaza nuko bampamagaye ati musaza uri ndishagasha ese ntabwo wigeze utubwiye icyifuzo cyawe cyuko ukeneye akazi yo ni abahungu banjye nyabuneka we Imana ibahimigisha ahubwo ndetse ngezishagasha nubwo bwira mitengaruka ntabwo mbwira mitengaruka nukumbyara nawe ubundi murambyaye bwa gatatu reka nsubira ngaruge bahise banyakira subirayo mpageze barambwira ati ubu rero cyo twagushakiraga wicare ubanze uruhuke ushakuje uhumagira warutubwe ko warugeze shagasha kandi urije wanze ugubwe neza kutubwe icyifuzo cyawe kugira ngo dutangirane cyenyewe
abahungu banjye bambereye imfura, bambera abana beza, banyakira nk'umuntu nyine babona kuko nanjye mbabaye. Barambwira ati ubure umusaza turagushaka udukorera isuku hano zo kupakupa hano handi watusanze bwa mbere, zo kupakupa ibi byatsi, nurangiza hano nta mazi tugira, uzujya kuvoma wigore. Hano uyu musaza ntabwo yagize azana amazi, sinzi cyabiteye cyo gutuma atazana amazi, nyine wigora nk'umuntu nawe w'umusaza ushaka imibereho. Nta kibazo, ibyo ahubwo ubaye nk'umubyayi bwa gatatu. Gusa ibyo nubwo numva ntayenda mu bugingo zigena zindya, ariko ntacyo nzabishobora. ndakora kugeza ubwo tugezeho turimuka tujya hariya. Buriya rero hariya niho ndi gusubirizwa kubera ko amazi arahari. Wabonye ko ndi gukora nishimye, nezerewe, nshishikaye. Abana nyine buriya hariya wiyogereza amasahani cyane, ndanoza amasahani, kanabamesera, kanabatekera. Ikindi nkora ndakoropa, ngakora n'amasuku, nkanamesa. Nibyo nkora. No gufata iyi mbwa yabo neza, nkayigaburira igahaga, ntisonze nicwe n'inzara. Nanjye rero iyo nshingano ndiyo mfite, yuko mbona nakora ibintu byiza bifite injyanye y'abazungu nyine. None se wegeze ukandagira mu ishuri? Nta shuri nigeze ngeramo. Kubera iki? Kubera yuko mu mutwe wanjye narigezemo, ariko kubera umutwe wari ufunze n'ibitekerezo by'agahinda, ntabwo nayigeragamo, simfate kumva reka bitanyinjiramo. Urangije tuvuge ko warigezemo, se wagarukiye mu kangahe? Ubu ngubu uzi kwandika, uzi gusoma? Ntabwo nzi gusoma no kwandika. Icyakora ikintu nakubwira cyo ntabwo mbizi, ntabwo nkubeshye. Wageze mu kangahe? N'uwa mbere mutoya nahise ndivamo njya kwishakishiriza imibereho. Inzara yarandyaga, ntajya kwiga, ngasanga inzara iri kunyirira, mpita mvamo ndigendera, nshakisha ubundi buzima bw'amaboko, gucukura imisarani, guhoma amazu y'abandi, gutega amafuku, byose narabikoze. Rero nta kintu nakoze no gufata amagaro gutya, nkayifata igaro gutya nkaridoda, icyo gihe ntirive. Iyo mirimo nagiye mbasha gukora, intoboka mu mutwe, nkavuga nti nabona n'ijana nkagura agasabune. Ubu ngubu wakwigisha icyongereza n'ururimi nyine uvuga utazi, warwiga? Nyine kurwiga, ariko se mu myaka 55 yena ndi kubara ngiye kuzashikamo, ubu naba nyibishoboye. Nanjye nibyo nkubaza nyine nk'umuntu nawe ubibona. Nyine wowe se ukumva utabishobora? Nk'ubu nkubwiye ngo good morning, ntabwo wamenya ko nsubiza. Good morning gisazo kuvuga ngo waramutseho, simva subizi. Nyine nkakomeza nkubwira niyo umuntu avuze iki ngiki babisona iki ngiki mu Kinyarwanda. Nyine ko utabimenya. Nyine nabimenya, ariko ikibazo ni kwandika rero inyuguti ndandika ramu nkwereke. Nyine nkwerecyo unyereke kuntu ujya wandika imibare kugeza ku 10. Uzi kuyandika kuva kuri 1 kugera ku 10. Ibyo ndabizi. Ni kihe kintu uzi? Ni kihe kintu uzi kwandika? Ibindi nzi gukora byo kwandika nk'izina ryanjye ariko rimwe. Irihe? Muhutuza yasi. Muhutu nibyo uzi kwandika cyangwa za yasi? Oya, muhuteza yoye. Nzi kwandika muhutu gusa. Ibyo ndakwigishije. Ibyo nuko nagiye mfata igitabo nkagenda nsoma inyuguti imwe. Ni iki kintu uzi kwandika? Nta kindi? Nta kindi. Nibyo gusa? Nibyo gusa. Iki se abana bawe batakwigishije kwandika? Abana banjye rero bo bagiye kwishakira imibereho, babona bibananije nabo bajya kwishakashakiraho. Ndakubwiye ko uwo muhungu yagiraga agapano hariya mu Cyunyu, niwe wanyubakiye ino nzu, aramfasha ambwira ati nge nzubaka iyanjye ari uko ngukwiye nari mfite akazu kangana na kano. Kangana gute? Kangana niye igikoni. Ari cyo mbamo. Nukuri kose n'umugore n'abana batanu. Oya, tukaba tutajya abo bana. Mwari mufite bangahe? 2.
hano nyine hano gusa nza kugeraho nyine Imana imbere umwana umugisha anyubakira iyi ngiyi nababonye biranezeza mwifuza ko byamumenye ko nabayeho n'imiterere yanjye nabashimira ubwo butwari mwagize Imana ibafashe kandi zibaha akazi keza kandi muze mu Rwanda no ku bandi sinjye nyine ubabaye hari n'abandi bababaye kurusha njyewe nabo muze mugenda mubarwanira iryo shyaka hari Imana ikora imirimo yarakuvugiyemo nka gutyo ugenda ushakisha bikagira icyo bizamara kandi Imana ikazakugororera mu byo wakoze intambwe wateye kugira ngo uve iriya uzishagasha n'indi ntambwe yindi ikomeye cyane umwana w'umuntu atakabasha gukora hari abantu benshi badagira iyo mpano ikomeye nk'iyo nabonye ubyagute ko wanze kumvaho ariko ubwati ngewe wagira ute wananiza wagira ute ariko ngenda amenya aho ukomoka naho uturuka n'ubwo twari rero iyi ngiyi yitwa Target TV bisubiremo no Target TV Target TV Target TV icyo usaba abakunzi ba Target TV bari kukureba ubu ngubu none ngiyi nzu igiye kungwaho hagati nta miryango irimo nyine buriya nuko utagezemo aho ikingirije n'ahantu hatabona ari kandi hose ntacyo ndyamaho nta matora mfite nuko mpfa kwirimaho mpirime kuko ari amafaranga mba mfite nta kuntu byose byavamo mpfa kwiryamira n'aho mbonye kuko nyine aciye mu ikosi ryinshi muyobozi nuko nyine naribabariye umuntu yababaye ntabwo ajya gushaka ibyiza atazabibona njye mva kubona mbonye aho mpirimo iyo mpirimye gutyo kabona Imana inyongera iminsi yo kubaho ndavuga nti Mungu asifiwe sana nshima Imana kuko yatumye ngira abuzukuru 6 hari impamvu indindirije onge unsubiriremo cya gifaransa uzi ni icyo gifaransa uzi icyo nzi je m'appelle mutoteza ikindi komate periti ikindi cya kindi bavugaga rabaise ngwino niko bisobanuye nje niko ntekereza icyongereza cyo uzi ni ikihe icyongereza good morning abariyo uti good morning abariyo bisobanuye bisobanura amakuru yawe waramutse gute waramutse ute wiriwe ute ubwo icyongereza ni icyo n'igiswahili nacyo kabirakiza igiswahili cyo nzi ni unaenda wapi mimi naenda Kamembe kufanya nini mimi naenda gutumika kazi ubwo bisobanuye ngo ngiye gukora kazi ubwo nizo ndi muzi nizo nzi gusa nizo muyobo nizo nzi hanyuma se watubwiye ko mama wawe yabyarirwaga n'abazungu kuki bundi ababyeyi abazungu bakundaga mama wawe mama wanjye yari umuntu ugira isuku yari umuntu uko bamukunda cyane nkuko bamukundiraga iki wajyana umurage yansigiye kuko nawe baramukundaga cyane abantu bose nawe se abagore baragukunda abagore barankunda ariko njye sinambemera kubera njyewe nahisemo ni mama w'Imana ntabwo nakwemera abandi oya ndakijijwe namaze kwihana njya mu itorero ndashyingirwa Imana inkorera ubukwe barya barasigaza ubu ngubu abagore bo bandi wapi ndishobora nagushobora none se ubundi mama wawe yahuriraga nawe bazungu ko mbona mutoye no mu cyaro mudatuye na hafi y'umupaka yarigenderaga akajya muri Kongo akajya kwiberayo yari umuntu wikundira akayoga akajya mu mabara umuntu ugezweho ufite wambaraga ufite amatayi umeze neza nk'abandi ubona nyine bagira amasuku umuntu wagiye mu bazungu babiri rero nawe ndi yari yoroshye urabyumva hari umuntu uhambaye ababo bakuru baramuzi uyu mubyeyi rwose aramuzi mama wanjye ntago yaranyereraga mbega wamubonaga kubona nyerera neza nta muntu wamuhitaho nta muntu ari kumuhitaho none wabashyika ku bazungu ntibigacura hasi nawe wibazo nyine none deni cyororo ndacyujuje
maze kugira umuryango ukomoka ku bazungu ubu ngubu kuri isanira ry'abazungu rirahari. reka ngushimire cyane rero. Murakoze cyane kandi Imana ibaha imigisha kwitanga.